Tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu Rwanda n'ahandi hose muherereye, mukaba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ururimi tuvugamo. Turasuhuza cyane abantu b'i Burundi, turabatahije rwose kuko muradukurikira muri benshi, ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu bihugu nyine byo hanze, muri diaspora n'ahandi hose. Tubahaye karibu ku Murimbo TV. Rero niba ugeze ku Murimbo TV bwa mbere, ngewe ndi Sauda. Hanyuma turagusaba gukora igikorwa cy'abashyitsi, igikorwa cy'ubupfura, kora subscribe. Hanyuma rero ibi biganiro bikurikire, niwumva bigufitiye akamaro ubisharinge ku bandi, ndetse unakore like na comment kugira ngo tugire inama cyangwa se uduhe ibitekerezo by'ukuntu twarushaho gukora bino bintu kugira ngo birusheho kutwubaka kurenzaho. Cyane cyane murabizi yuko insanganyamatsiko z'Umurimbo TV no kubaka umuryango. Ndashimira mwese mwakoze subscribe, mwese muhora tubana mu buzima bwa buri munsi. Ngiye kubavuga amazina ariko tuzagenda tubavuga mu bihe bizaza nk'uko twabivuze. Ndashimira abo tuzabana muri groupe WhatsApp bakitwara neza, bakaba imfura, kandi tukagera ku ntego twihaye cyangwa se twiyemeje kugira ngo turusheho kubaka imiryango myiza. Ibintu kuri iki gihe birakaze, ibintu birakaza, abantu baracanzwe, bafite imibereho itandukanye irimo akavuyo kenshi. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gufata igihe tukiga cyangwa se tukibukiranya, tukagirana inama ku bintu byadufasha kugira ngo ibintu bimwe na bimwe nyine tubishyire ku murongo. Bakunze Umurimbo TV rero, tutitaye ku bantu baza bakavuga bati mwebwe muvuga ibiganiro mwahisemo nabi, kubera iki muganira ibintu by'imibonano, kubera iki muvuga ibintu by'abashakanye, kandi mu by'ukuri nta kandi kazi bigeze baduha. Ubwo mwebwe tubafata nk'abantu bari aho gusa tukihitira, kuko twe tuzi icyatuzanye. Ikindi tureba ibintu bifitiye akamaro umubare munini kurenza mwebwe mutazi. Navuga ko abenshi baba batazi n'icyo bashaka. Reka dutangire rero. Uyu munsi tubafitiye kado cyangwa se gift cyangwa se impano. Ni umuti tugiye kuganira, n'ubundi ni ibintu byafasha kuri ba bantu bafite ibibazo byo kurangiza vuba, bafite ibibazo byo gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, hanyuma bafite ikibazo cyo kugira amasohoro mabi. Ubwo ni ukuvuga amwe y'amazi cyangwa se atanaboneka. Uyu munsi rero tubazaniye umuti uri naturere, umuti woroshye kubona, umuti cyokora harimo nk'ikintu kimwe gishobora kubagora cyane kukibona, ariko ntago bigoye cyane kubera ko byose ni ibintu biri aha ngaha iwacu, ni ibiribwa, ni ibimera, ni ibintu bigiye kudufasha. Ndababwiye ngo tugiye no kubigereranya, twavuga ko rwose ntaho byahurira na Viagra cyangwa iki. Ariko nanone kuri mwe mwamaze kwangirika, murabizi ukuntu biba bimeze. Hari aho ugera bikaba byararenze. Hari umuntu ukubwira ngo ajya kwihagarika agasohora amasohoro agasohoka mu nkari n'ibindi byinshi. Hari imiti noneho kandi ishobora kubafasha, iboneka nyine mu bantu b'abahanga bategura imiti. Hanyuma rero uyu munsi twe tugiye kuvuga ku bintu by'ibiribwa biri naturere, biri budufashe kugira ngo ibintu birusheho kutugendekera neza. Ikiribwa cya mbere ni ikintu cyitwa ibikoro cyangwa se inkoro. Apana inkoro y'inyama, ibikoro ni ibintu bahinga mu cyaro, abenshi muzabyumva mu bimenye, cyangwa se abandi bibagore kubimenya, ariko ni ibintu bihingwa mu cyaro, biba bimeze nka byenda kuba ubundi biba muri sector y'amateke ahari, ariko byo ni ibintu nyine biba ari binini cyane, bisa shokora, bahata bikanyerera. Ni ibikoro cyangwa se sinzi ukundi kuntu babyita mu ndimi z'amahanga, ababizi ubwo bazajyamo batubwire. Ariko igikoro ni umuti ukomeye. Ndababwiye ngo ni ikintu gifata umwanya wa mbere. Ibi ni ibintu nabwiye n'abantu b'abahanga, n'ibanga mbese muri makeya ngiye kubamenera. Igikoro rero ni umuti, ni icyo kurya cyiza gifasha umugabo kugira amasohoro meza no kugira imbaraga mu gihe cyo gutera akabariro no kubaka neza imyanya ye y'ibanga. Mu gihe ushobora kukibona ukajya ugikoresha nibura 2 mu cyumweru, ugize amahirwe ukakibona mu byo kurya byawe, ukaba wakoresha igikoro 2 mu cyumweru. Icyo gihe umenye yuko ibibazo wari ufite bizagenda bigenda nka nyombere. Ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo ni imyumbati, sibyo? Ni imyumbati. Buri imyumbati ni myiza cyane
kuyiteka noneho bo abantu bayiteka bitandukanye. Hari ukuntu ushobora kuba udakunda imyumbati, tuvuge n'urugero, iyo tuvuze imyumbati usanga bavuze abantu batekereje ko akunda ufata imyumbati ukayigereka ku bishyimbo rerere. Hari abantu batabikunda, ushobora gufata imyumbati ukayikata duto duto warangiza ukayiteka agatogo. Hanyuma rero iriya myumbati ni umuti, ariko byaba byiza kurushaho cyane ukaba wayifata mu gihe nyine cyo kuyihekenya ari mibisi uri umugabo. Tuvuge n'urugero, nimba baba batetse imyumbati bakagushyira umwumbati ku ruhande ukawuhekenya, uriya ni umuti ukomeye cyane, yaba kugukorera amasohoro meza ndetse no kukongerera imbaraga mu gihe cyo gutera akabariro. Ni ukuvuga ngo no gutinda kurangiza. Buriya kenshi hari igihe uba n'amasohoro yawe, iriya myanya yawe yaragize utubazo, ari amasohoro ukuntu asohoka byihuse bitewe n'uko nta rema afite, bikaba byaba n'impamvu yo kugira ngo urangize vuba. Hanyuma rero ikintu cya gatatu ni umuti nawe ukomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo ku bantu bakoresha ikintu cyitwa kacumbari. Kacumbari ni ukuvuga ngo ni igitunguru cy'umutuku ufata ukagikata duto duto, ugakatiramo ikintu cyitwa urusenda. Buri urusenda ni ikiribwa cyongera imbaraga mu gutera akabariro, kizamura ubushake ku bantu bavuga ngo ntago bagira ubushake bwo gutera akabariro, ariko murabizi ko biba bikomoka ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Nimba atari umunaniro ufite, akaba atari stress ufite, kandi nabwo twagiye tubabwira umuti wabafasha kuri ibyo ngibyo, akaba utarikinishije cyane, bikaba utaranarongoye umugore udakunda, ikindi bikaba utaranakurikiye umutungo. Izo mpamvu zose ni impamvu zitera kubura ubushake, kuba wananirwa gutera akabariro neza kubera ko ntahamo, bitewe n'uko hari izindi bintu byakugiye mu bwonko. Icyo gihe rero niba unameze gutyo uko waba umeze kose, fata igitunguru mu gikate duto dutoya, nimurangiza mufate indimu muyikamuriremo, nimurangiza mufate igice cy'indimu mu gikate duto dutoya nko muri iyo salade, nimurangiza mufate urusenda nka wenda piripiri barwita piripiri mbuzi cyangwa se runo rusenda nyine musanga ahantu bagurisha ari rubisi, ukarukatakata narwo nyine muri salade, ukaruvanga na bya bitunguru, warangiza ugafata urunyanya ukarukatakata duto dutoya. Ibyo bintu, urwo ruvange rw'iyo salade mbabwiye irimo n'urusenda, umva iriya ni umuti ukomeye cyane, ni umuti ni Viagra mbabwiza ukuri, sibyo? Hanyuma tugeze ku kintu cya kane. Iki kintu cya kane nacyo kirakomeye cyane, uko turi kugenda tubivuga niko bikomeye kurenzaho. Nshuti yanjye, fata nibura 3 mu cyumweru, sibyo? Fata ibiyiko 2 by'ubunyobwa bubisi, ubishyire ku gasahani cyangwa mu itasi, nurangiza wongeremo ibiyiko 2 by'ubuki, uvange, hanyuma urishe ikiyiko. Ujye uzamura ubuki n'ubwo bunyobwa byawe, wihekenyere, umire, nyine ubifate nk'ifunguro ufata mu gihe runaka ushatse. Ni ukuvuga ngo niba uri umugabo cyangwa uri umugore ushaka ko icyo kibazo gikemuka iwawe, ni ukuri muzatubwira, uyu ni umuti ukomeye. Genda ugura ubuki bwiza bwa kinyarwanda cyangwa bw'umwimerere, ubuki bwiza butari bwa bundi buvanzemo ibintu, kuko mu masupermarket atandukanye buba burimo buba burimo. Hari abantu b'inyangamugayo bakora ubuki bwiza. Ubuki ubundi twarababwiye rega, bibaye byiza abantu bashakanye bubatse ingo, hari ibikoresho bitakagombye kubura iwanyu. Muri ibyo ngibyo harimo ubuki. Ubuki ni umuti ku ndwara zigiye zitandukanye, mufite abana, mufite iki, twagiye tubivuga, tuzakomeza tunabivuga. Hanyuma rero ugure ubunyobwa, ntago buhenda, ushobora kugura nk'inusu y'ubunyobwa yo kuzajya ugaburira umugabo wawe ari bubisi. Buba buhari bwiza butoranyije, ushobora kugura ikiro, biba bigura make. Hari n'ababa mu byaro babwihingira, alhamdulillah. Hanyuma rero ujye ufata ubwo bunyobwa nibura 2 mu cyumweru cyangwa 3, ushyire ku isahane, ushyiremo ubuki, nurangiza ufata akayiko kawe wirire, biba binaryoshye pe. Ariko mbabwire ngo ni umuti ukomeye kandi muzatubwira. Hanyuma tugeze ku kintu cya 5. Ikintu cya 5, mw'abantu mwe mujye mukunda kurya imineke. Umuneke ni umuti, twarabivuze tuzongera tubisubiremo, n'uyu munsi tubisubiyemo. Imineke, iyi mineke myiza ya Gros Michel cyangwa se umuneke nyine muri rusange, imineke ni umuti ukomeye cyane ku bagabo, kubera ko ibamo amavitamine atuma
nyine umugabo agira imbaraga za kigabo, atinda kurangiza ndetse agira n'amasohoro meza. Ibyo bintu byose turi kuvuga bikoze ibyo bintu byose muri rusange, sibyo? Hanyuma rero ikintu cya gatandatu ni avoka. Hari amakuru twe twabaga dufite cyangwa se tukiri abana, cyangwa se umuntu utarize hari amakuru aba afite. Avoka yongera amavuta mu mubiri, avoka itera umwijima, avoka ngira ngo amakuru nk'ayo mwagiye muyumva, ariko ntabwo ari avoka. Rero ni urubuto rwiza bigushobokeye, nibura kuri buri funguro ryawe wakagiye uryaho avoka bigushobokeye. Ariko nimba bitanashobotse rero yishyire mu byo kurya bigufitiye akamaro, kubera yuko irakubaka ku buryo wowe udashobora kwicara ngo wumve, sibyo? Utitaye wenda ko kuryohera mu kanwa cyangwa iki, menya ko igenda mu mubiri wawe ikakubaka, ikagukorera ibitangaza. Avoka nayo ni umuti mwiza cyane kuri iriya gahunda. Dushatse twanarekera aho ngaho, twaba tunabarekeye ibyo ngibyo, kubera yuko ibi bintu ndababwiye ngo nubikora gutya tubivuze, uyu ni umuti ukomeye cyane, ni umuti ukomeye cyane, bizabafasha, bizabagirira akamaro, kandi ntabwo ari ibintu bihenze, ntabwo ari ibintu bizagufata gukora urugendo uva he ujya hehe. Kandi ibi bintu wabikora uri umugabo, wabikorerwa n'umugore wawe, ndetse abagore murabizi yuko tujya tuganira muvuga ku bintu by'uko mufite abagabo bafite ibibazo iki. Izo nama rero turazibagiriye zijye zibafasha, hanyuma rero tugakomeza kubakana no gufashanya twese. Nibura umuntu yazava no kuri nosi akavaho ntazayisiga uko yayisanze, akavaho nibura hari abantu yaba yarayifashije kugira ibyo bageraho, cyangwa se yaragiriye akamaro. Niko umuntu ubundi yakagombye kubabaho. Niyo mpamvu rero nanjye mba ndahangaha kugira ngo dukomeze dufashanye, dusapotingane. Ikindi kintu, mwirinde umwanda, mwongere isuku. Ikindi nababwira, tugiye kuzakora ikiganiro, tuzabasohorera ikiganiro cyo guhugurana ku buryo abantu bagomba gusomana neza, abantu bagomba gusomana neza, uburyo bagomba kwitwara muri kiriya gikorwa cy'urukundo, igikorwa cy'indashyikirwa mu kubaka umubano w'abantu. Naho ubutaha, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, bye.